Nureba iyi video birarangira nawe wamenye kwikorera indirimbo ukoresheje ubwenge bukorano. Nta kindi urakora rero mbere yo kugira ngo dutangire, kanda like kuri iyi video, unyandikire aho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha, ukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu zindi video. Nta kindi tugiye gukora rero, tugiye gukora indirimbo dukoresheje icyo bita AI cyangwa se urubuga bita AI. Nta kindi urakora rero, uraza muri search ya Chrome, nurangiza wandike iri jambo, urandika suno.com. Tugiye gukora indirimbo dukoresheje uru rubuga bita Suno cyangwa se AI bita Suno. Okay, numara kwandika iri jambo Suno, urahita ukora search, urahita ushakisha, urakanda aho ngaho handitse suno.com, urabona hahita hafunguka gutyo. Hagifunguka gutya rero, ikintu duhita dukora ni iki? Urabona option zimeze gutyo. Hano ikintu duhita dukora ni iki? Turahita tujya hari handitse sign in. Bivuga ngo hano sign in tugiye gushyiramo email. Tugishyiramo email cyangwa se tugiye kurogingamo email. Iyo email niyo idufasha kugiramo account mo hano, kugira ngo iyo account tujye tuyikoreraho indirimbo. Uraza uhitemo, ushaka washyiramo nimero ya telefone, gusa icyiza ni ugushyiramo email bitewe nuko ndakeka mwese muri kureba iyi video nta muntu n'umwe utagira email. Uraza ukande hano kuri Google cyangwa se hano kuri email, uraza uhakande. Nkwibutse, niba ari bwo bwa mbere tubanye hano kuri uyu muyoboro wa YouTube, kanda subscribe, gusa icya mbere na mbere banza ukande like. Okay, numara gukanda kuri Google, uraza hano noneho, hano uhitemo email bitewe n'ama email ufite, urahitamo email ushaka kujya ukoresha aho ngaho. Nurangiza uze ukande continue, uraza uhakande. Numara kuhakanda, nta kindi, harahita hafunguka gutyo. Noneho ahangaha nibwo sasa tugiye gutangira urugendo rwacu rwo gukora indirimbo. Mbibutse ko ubu ni uburyo bwo gukora indirimbo, nzabakorera n'ubundi buryo ubasha gukora beat yonyine itarimo amagambo. Nta kindi urakora rero, uraza ukande hano handitse create cyangwa se create, uraza ukande hano. Ukihakanda harafunguka gutyo. Hagifunguka gutya rero, uraza ukande nanone hano handitse customer. Uvuga ngo hano handitse customer, utakanze nyine icyo gihe ntiwabona aho wandika lyrics, gusa nuhakanda urandika lyrics. Ahangaha niho twandikira lyrics. Nkwibutse ko hano twandika lyrics, ubundi urabona aho ngaho handitse lyrics, uraza wandike lyrics yawe. Lyrics nkwibutse ko ni amagambo yagize indirimbo, cyangwa se ubundi lyrics niyo ndirimbo. Uraza ukore accept, uraza ukore accept. Noneho urabona ko hahise hafunguka. Hano niho tugiye kwandika amagambo agize indirimbo yacu. Bizaterwa n'amagambo ufite, hari igihe nyine uba ufite interuro ndende. Njye bitewe nuko ari test ndi kubereka, cyangwa se ndi kubereka uburyo muzajya mukora indirimbo, turandikamo utugambo dukeya. Urabona nanditsemo utugambo dukeya. Noneho hano ikintu tugiye gukora ni iki? Ni ukumanuka hasi. Noneho ahantu tugiye kuza ni hano handitse style of music. Ni ukuvuga ngo hano style of music, hano tugiye guhitamo injyana indirimbo yacu irazamo. Tuvuge wenda urugero, niba ari drill, niba ari hip hop, niba ari rap. Hano urashyiramo bitewe n'injyana ukunda. Reka twe dushyiremo urugero, turashyiramo slow. Reka nandike slow
bitewe n'uko slow ndayikunda cyane, akenshi nyine ijya induhura no mu mutwe, nka gutya iyo ndi gukora izi content nananiwe, iyo nkeneye kuruhuka ncuranga slow. Okay, urabona twanditsemo slow, noneho turahita tumanuka hano hasi handitse title. Ahangaha handitse title ni izina ry'indirimbo yacu, titre nyine, izina ry'indirimbo yacu dushaka ko yitwa. Urugero niba twayise okay, urugero turashyiramo izina ry'indirimbo yacu. Urabizi mbere yo kwandika indirimbo ubanza gushaka izina ryayo. Okay, hano turaza dushyiremo izina, reka dushyiremo Sinzakwibagirwa. Okay, urabona ko izina ry'indirimbo ryacu ni okay. Noneho hano ikintu tugiye guhita dukora ni iki, tugiye guhita dukora create. Uraza ukande hano handitse create, hano ukihakanda nkwibutse ko umakinga sure ko lyrics yawe wayanditse neza. Ukihakanda create ni ukuvuga ngo indirimbo ako kanya zitazigenerating. Urabona nyine ziri kwikora, urabona ko ziri kwikora, bizaterwa na network ufite, hari igihe izahita irangira. Urabona ko indirimbo zanjye bitewe n'uko mfite network yiruka, urabona ko indirimbo zanjye zise zirangira. Nkwibutse ko ubu buryo ubukora ufitemo amamega cyangwa uri kuri wifi, utazagira ngo bikora ku buntu. Utazagira ngo bikora ku buntu. Nkwibutse ko ahangaha uba wemerewe indirimbo 10 ku munsi. Buri munsi uba wemerewe indirimbo 10. Urabona ko indirimbo zise zirangira. Zise zirangira. Hari abantu benshi nakunze kumva bari kumbaza ngo mbese ni gute uhitamo ijwi. Nabyo nzabibakoreraho ikiganiro mberekeye uburyo uhitamo ijwi ushaka. Urabona ko indirimbo zacu zise zirangira mu buryo bwihuse. Nzabakorera ikiganiro mbereke uburyo uhitamo ijwi ry'umuntu ushaka, kugira ngo ibintu bijye bigenda neza cyane. Urabona indirimbo zacu zise zirangira. Noneho hano ikintu tugiye gukora ni iki, ngiye kubereka noneho uburyo wa downloadinga iyi ndirimbo. Abantu benshi bakunze kumbwira ko ngo kuyidownloadinga bidakunda, gusa ngiye kukwereka uburyo wayidownloadinga kandi biroroshye. Bitewe n'uko nyine ikintu utazi ntabwo uba ukizi, niyo mpamvu nyine tuba twafashe umwanya tukavuga reka tubakorere video. Abantu benshi kuri TikTok bagiye bambwira ngo sinzi, ngo indirimbo urayikora ngo ariko ntabwo wayidownloadinga. Hari n'abagiye bambwira ngo nzabereke uburyo washyiramo sound yawe. Guys, nzabakorera video irambuye. Okay, nta kindi rero kudownloadinga, ukanda hano kuri utu tudomo dutatu. Ndakeka mwese muri kutubona. Utu tudomo dutatu nitwo uza ugakandaho. Hano uba ugiye kuyidownloadinga. Uraza ukadukanda, ukidukanda wahita hafunguka gutyo. Urabona indirimbo uburyo yitwa Sinzakwibagirwa. Noneho hano iyo ukanze gutya urategereza system ikabanza igasa ni-downloadinga. Okay, iyo umaze gutegereza rero hahita hafunguka gutyo. Hano iyo ushaka indirimbo wamaze gukora uyigira public, abantu bose bakayibona, bitewe n'uko ibiri private. Hano nta wundi muntu wabasha kuyibona. Hano ubasha kuyigira public, ubundi abantu bari kuri uru rubuga cyangwa se baba kuri uru rubuga ku buryo bayibona. Hari nk'umuntu washaka kuyidownloadinga akayidownloadinga, gusa icyiza nyine uyigira privacy, bitewe n'uko uyirekera hariya nyine, bitewe n'uko uba uzayikoresha n'ahandi. Ushaka ukopiya linki ku buryo wayiha umuntu akayumva, gusa ibyo si byo turi kwigaho. Tugiye kureba uburyo wayidownloadinga. Noneho urabona hano handitse download, hari audio, hari na video. Kuvuga ngo hano video muhise mwibaza mbese video y'ubuhe bwoko. Hano video ni lyrics. Kuvuga ngo hari indirimbo iba yagiye ikikora lyrics. Hariya ni lyrics.
noneho ahangaha kuri audio ni audio nyine, udownloadinga audio. Uraza hano kuri video ukadownloadinga lyrics. Noneho reka nze tuze tudownloadinge video. Urabona ko ugikandaho byonyine gusa ibifite utumegabyte dukeya ihita irangira. Urabona ko ihise irangira nta n'iminota ingahe, nta n'amasegonda, urabona ihise irangira. Tujye muri download noneho tuyirebe, urayibona dore ngiye, sinzakwibagirwa ya titre, karite ni MP4. Urabona indirimbo yacu yahise irangira, dore ngiyo hano ndi kuyicuranga, nuko nambaye ekuteri ntabwo mwayumva. Urabona indirimbo yacu na lyrics yayo yose ihita iza. Ndakeka iyi video iragufashije. Iyi video rero niba igufashije, kanda like, ukore subscribe, unyandikire aho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Noneho nukenera no kuyisiba, uzaza aho ngaho handitse move to trash, hano uzaba ugiye kuyisiba. Niyumva nyine video audio wakoze cyangwa video wakoze itagushimishije, uzaza uyisibe. Ni uburenganzira bwawe, wemerewe kuyisiba rwose. Ndakeka ni ibingibi nzabakorera indi video. Kanda like tujye tubana mu zindi video.